muri video zagaragaye kuri Yago TV show ndetse no kuri Baraka TV. Kuri Baraka TV yagaragaje yuko yasengeye abadamu 17 baza kubyara abana bose 17. Abo badamu bise abana babo bayongwe, izina Yongwe bisobanuye idigiri mini digiri, kwizera ni nonaha, gutanga ituro ni nonaha, gutaha ni nonaha. Aho yagutaha ni nonaha, nyine ni gahunda ni tekinike. Urumva gahunda ni tekinike birabaye. Hanyuma kuri Yago TV show aho yagaragarije Yago TV show ko yambaye isaha ari ikibanza, abana biga mu kibanza, umudamu we abayeho mu kibanza, imodoka agenda mari ikibanza, Yongwe TV ari ibibanza, ibyo byose kwari amaturo ari nonaha. Ndetse hagaragajwe video yagaragaye aho yabwirizaga mu rusengero rwitwa Foursquare mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali kwa Bishop Dr Masengo Fideli, aho yabwiraga abantu ngo zana ituro ubone umugabo, zana ituro ubone umugore, zana ituro ubone visa, zana ituro ubone perime, zana ituro ujye hanze, zana ituro icyo ushaka cyose ukibone. Muri izo video zagaragaye yavuze ko ikibanza yaguze miliyoni 7 yagihawe n'umudamu yari yasengeye. Urukiko rushingiye ku ngingo y'110 rurasanga Yongwe yarivuguruje kuba yemera icyaha kuko nta gahato yashyizweho cyangwa ngo akorerwe ikintu icyo ari cyo cyose cyari gutuma yemera icyaha. Umwunganizi we mu by'amategeko Maître Sadi yagaragaje ko Yongwe nta cyaha yakoze kuko abapasiteri bose basaba amaturo ndetse hari n'abakora ibiruta ibyo Yongwe yakoze mu nsengero za